mutware, mutware. Mbese wahinze imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? mbese wahinze imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? umwanzi, umwanzi, Umwanzi niwe wari ubijyemo, Satani umwanzi, umwanzi niwe wari ubijyemo, Satani umwanzi, umwanzi niwe wari ubijyemo, Satani umwanzi. umwanzi niwe wari ubijyemo. Amati mureke kururandura, bikurane bigeze igihe cy'isarura. Isarura abasaruzi bazarobanura, baruhambira imitwaro maze rutwikwe. Amati mureke kururandura, bikurane bigeze igihe cy'isarura. Isarura abasaruzi bazarobanura, baruhambira imitwaro maze rutwikwe. Abagaragu abazi umutware bati mutware, mutware. Abagaragu abazi umutware bati mutware, mutware. Mbese Wahinze imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? mbese Wahinze imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? umwanzi, umwanzi, Umwanzi niwe wari ubijyemo, Satani umwanzi, umwanzi niwe wari ubijyemo, Satani umwanzi, umwanzi niwe wari ubijyemo, Satani umwanzi. umwanzi niwe wari ubijyemo. Baturage batuye isi nimube maso, dore Satani ahagurukiye kutuyobya, kandi dore umwami Yesu ari bugufi, aje guhemba abakoze neza bamwizeye. Baturage batuye isi nimube maso, dore Satani ahagurukiye kutuyobya, kandi dore umwami Yesu ari bugufi, aje guhemba abakoze neza bamwizeye. Abagaragu abazi umutware bati mutware, mutware. Abagaragu abazi umutware bati mutware, mutware. Mbese Wahinze imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he?
ndamushima niwe data niwe mana niwe imana iri kumwe natwe niwe data niwe mana niwe imana iri kumwe natwe yaramanutse ajya ikuzimu akandagira satani amwambura imfunguzo azukana icyubahiro yaramanutse ajya ikuzimu akandagira satani amwambura imfunguzo azukana icyubahiro ubu ni muzima yicaye mu ijuru ari gutegura intebe tuzicara naho ubu ni muzima yicaye mu ijuru ari gutegura intebe tuzicara naho ubu ni muzima yicaye mu ijuru ari gutegura intebe tuzicara naho ubu ni muzima yicaye mu ijuru ari gutegura intebe tuzicara naho ubu ni muzima yicaye mu ijuru ari gutegura intebe tuzicara naho ubu ni muzima yicaye mu ijuru ari gutegura intebe tuzicara naho umuhungu wanjye hano hepfo abana banjye nta nubwo rwose aheruka kumusura imirimo yambanye imirimo bose ubu ngubu reka njye kureba uko baba bameze muri iyi minsi mwana yanjye yewe ba Tereziya bo babonye n'akuzukuru ariko njye rwose mfite imyanya ine yaranciye mwaramutse mwaramutse bana mwaramutse bana yanjye mwaramutse mwaramutse muraho neza muraho muraho bana muraho neza muraho yego yewe narababuze none dore ngende kwiyizira none se ko twarwaye mukecuru amakuru yanyu amakuru yacu ni meza nari maze iminsi mbakumbuye ibirare byambanye ibirare ubwo rero ndavuze ntireka njye kureba abana baheze iyo sinongere kubabona si ubu ndabona reka data nta n'ikideni natwe twararwaye mukecuru niyo mpamvu udaheruka kumbona none se hari ukuntu wenda byaba byaragenze akaba ariyo mpamvu wenda waba urwaye wenda nanjye numve ko agatima kasubira mu hakurya byagenze mu burwayi hano wanjye reka mbere nta nubwo ndi no kugenda uretse kugenda hano hari agatobe mbanze ngushye mwana wanjye se ubundi se nakamwe kakandira ku nzoka wayihangana dore Tereziya mukazana w'ejo bundi amaze kugira abuzukuru babiri ariko njye namubyaye ari umwe none nta n'akuzukuru nakamwigeze yawe wese mukecuru uragira ngo ngende ko ntabyo nakwiha ko Imana ari itanga uragira ngo ngende mbona usenga buri munsi wenda nkavuga ngo hari uko Imana yaba yabigenje mbona mwarabuze mutakizura uyihangana wenda nanjye mu minsi iza nabakaka none ndi kubona byarangana ubwo ni isaha y'Imana itaragera yewe reka tugende nzabona muza kunsura murakoze ugire urugendo rwiza ariko mana yanjye nzagira ibibazo byo mu rugo ngire mabukwe nawe untota ubu nzabigenza niko ubuse nzagira umutware ngire mabukwe nge nzafatwa he wa mana Bana yanjye umbabare rwose ukamuha umwana ibibazo byo mu rugo nabikira nubwo mfite ibintu ariko nkaba ntafite umwana ntacyo bimariye kuko ntibimesheje amahoro n'umutekano uyu mugore yagiye reka ramenye ariko se igihe mba naguhamagariye uba uri muri ni karibu nari ndi ubwo urasobanura bakubura saa munani ihangane nari ndi mu mirimo rwose
no kunsanganira mu marembo ngo nansuhuze. Reka data reka. Amen. Amahoro. Mwagize urugendo rwiza. Twaje amahoro nta kibazo. Noneho hano hari ibyo kurya reka nzane ufungure. Jewe buriya nakwihoreye. Urimo urareba ugasanga ikote icyokere. Abandi bagore ubundi hari ukuntu urimo urareba iki gikote n'iki ndarya ngifite. Wazajya umfata neza. Wazajya umfata neza ko. Nagize ngo ufite indabo kubera ko imvura yaguze. Imbeho wabisoma gahe. Ndebera n'ukuri kw'Imana, ndebera amazi akonje n'ukuri kw'Imana. Umugore nzanye ejo urarambiwe ku buryo ihangane nayashubije kare kubera ko washinze rero yakoze. Reka ndekera aho ngaho. Sinaguze ibiko se. Undi wagize none nacyo nimirije imbere ubundi kurya se ubundi. Kadushimira. Mana yacu turagushimiye, tugiye neza Mana. Warenze umutware bwo yari yagiye nanjye warinze amasaha arikanda by'abiri. Jezwe n'umugisha natwe twize kuko tumubise kandi dutunganye. Kubera kutabyara nabyo bimaze gutuma ujya uparapara kabisa. Reba imyeyo aho umugabo yicara iki. Ihangane rega. Uba wiriwe mu bikisi. Ariko niko reka ibiryo bikonje wajya byatetswe ejo bundi mu rugo rwanjye kweri. Surabona ibi biryo nabirya kweri nkaza. Ihangane urya ariko. Ndumva inzara nari mfite irangiye. Wihangane ukurenze. Sha reka nihangane nta kundi kuntu byagenda nyine nk'umugore n'ubundi twasezeranye imbere ya pasiteri nagira neza. Ihangane rwose. Hanyuma se mwiriwe mu urakomeye. Ashaka rwose kubona tubanye igihe kirekire. N'ubu ngubu nta kuntu ujya wiyumvaho ibimenyetso by'abamama. Ntabyo. Ese ubu bizagenda bite koko amaherezo ko numva bikomeje kundambira ko umuntu arihangana kuko Imana niyo itanga byose. Reka ibiryo byawe kabisa. Ariko se nkubaza mama heruka hano? Nahageze ejo bundi. Ejo bundi? Yari yaje mu biki? Yaje kugira ngo ntabwo duherukana. Ntabwo muherukana? Ubundi se uherukayo? Uzi ko narwaye se. Ariko wari uzi ko ubundi mama ugomba kumwubaha nk'umuntu wakubyariye umugabo. Ubundi ndamwubaha ariko. Uramwubaha? Uheruka kumuha akabyizi se? Akabyizi n'akamuha. Aha ngaha se hari abantu hinjira. Ariko rero nari ndwaye niyo mpamvu yabiteye. Kugira ngo nawe urabizi. Waramwakiriye? Naramwakiriye ibyo nari mfite narabimuhaye. Ibyo wari ufite warabimuhaye. Ibyo byahirananiye n'iki? Reka mbe nigiriye kwa mama nta kundi kuntu byagenda. Akunda ariko ako kabazo usigara ugatekerezaho. Yewe ntabwo ndimo mbyumva neza. Ariko Mana, umugabo ageze naho kandi ubuse koko nzakora iki urugo nzarubamo nde? Nubwo mfite ibintu nkafite n'inzu nziza mbamo ariko nta mahoro mfite nta mwana mfite. Mana wambabari ukantabara koko. Ariko mama ari nawe aracyari muto n'ukirikina. Mama uracyagasora kwe? Makuru. Urakomeye. Ndacyarya kazana mwacaciye. Njyewe mbabwira ngo njye kwizanira ntuzakire mani. Ariko mama utunyobwa nta twakaranze ngo unyere niyekenye. Ubwo se kuba waje ntunambwire ko uraza mwana. Sinankubwira uri kubona ndenda gupfa. Nzarigiye kumpambira. Heruka kurya nyine hano mu rugo kugira ngo se ndacyarya. Mombesha ngo ngiye kunezerwa ngo ngiye kugira gute none ndare ubu ngubu nsigananitse amagufa. We kwiri gufunika nguri